kubyemera byaranze, kubyakira birananira burundu. Umutima warandinda zengerera nshaka kwitura hasi. Nubwo nikomezaga numvaga umutima utazigera usubira mu gitereko. Ahazaza hanjye hose yari hajemo igihu, agahinda ko mu bwana kose karagaruka. Evode yarankomerekeje cyane. Ibaze nawe kuba ukundana n'umusore umwaka umwe ugashira, ibiri gashira, ku mwaka wa gatanu akakubwira ko byose birangiye kandi wowe ukimukunda. Icyambabaje cyane si imyaka twari tumaze dukundana gusa, ahubwo nuko yambwiye inkuru itandukanye niyo nari niteze. Nari nicaye mu rugo, telefone yanjye irasona. Iyo Evode yampamagaraga, umutima wanjye wabimenyaga ntaranari uhamagaye uwo ari we. Nabandaga kubyiyumvamo rwose kuko namukundaga birenze bikenewe. N'uwo musore twabaga tugiye guhura, umutima ugatera, nkabyiyumvamo ko hagiye kuba ikintu kidasanzwe, nagera imbere ngasanga ari we. Nubwo bwose abantu bampamagaraga kuri telefone igasona kimwe, ariko we byabaga byihariye kuko byasaga n'ibikorana n'umutima wanjye ahari. Muri iyo minsi kuko twiteguraga kubana, mpora ntekereza ukuntu mu rugo rwacu byari kuzaba bimeze, byatumaga mpora nifuza kuvugana nawe. Twabaga twivuganira uko mu rugo bizaba byifashe, dukina imikino nk'iy'abana. Yakundaga kumpamagara byose agifite imbaraga mu ijwi, ngakunda uko yavugaga izina ryanjye Tanasha. Hari igihe yambwiraga ngo Tanasha ndagukunda, maze rero nkangutse nakurotaga. Tanasha we ndagukunda cyane, sinyuzaruta tubana mu nzu imwe. Ayo magambo anyicaga mu bwonko, twanasoza kuvugana bikangumamo. Noneho nashimishwaga n'ukuntu yambwiraga icyo yabonye cyose, wamubabaje akamumbwira, ari kimwe n'uko wamushimishije, mbese nyizera cyane. Na bya bintu umuntu ahura nabyo agatinya kubivuga, we yarabimbwiraga. Hari n'ibyo yambwiraga nkigirira isoni, akambaza ati ariko Tanasha mukunzi, niki natinya kukubwira kandi rero tuzabana iteka? N'uwo uzambera umugore ukamba hafi mu rugendo rw'ubuzima busigaye, basi ujye unyihanganira kuko nta wundi mafite wo kubibwira. Ku musore nakundaga byasaze, hamwe numvaga kuko nakora icyo nshoboye cyose kubwe. Iyo yavugaga ayo magambo numvaga birenze ubwenge bwanjye. Ibyishimo nakuragamo byabaga birenze ibindi byose nagize. Kubera we, ubuzima bwo kuba imfubyi ku babyeyi bombi numvaga bushoboka, nkumva nzabumenyera. Mu by'ukuri nubwo agahinda ko kubura abawe katapfa gushira, ariko iyo ufite umuntu ugukunda, ukwitaho, akakubwira amagambo meza, akakwitangira, akakwereka ko ufite agaciro mu buzima bwe kandi kagufata nk'umwuka uhumeka, akwereka ko akubuze yahungabana cyane, urushaho kugenda wiyakira. Kubera urukundo Evode yanyerekaga, numvaga nishimye kuruta uko naba narigeze nishima mu buzima bwanjye. Kuri uwo munsi rero yampamagaye mu gitondo cya kare. Mu ijwi rye hari harimo akantu gasa na baze nakundaga cyane. Yarambwiye ngo Tanasha, uyu munsi nifuza ko duhura. Ndashaka kukubona tukaganira birambuye, kandi wumve ngo niyo nshuro ya mbere turaba tuganira ibintu bikomeye. Nizere ko nta zindi gahunda zawe ndabanisha. Evode yari afite inzu yuzuye imeze neza. Nkibwira umuryango wanderaga wambereye nk'ababyeyi ko inzu hari kandi ko twifuzaga kubana, bambwiye ko bakora buri kimwe kuri njye, ariko nkazashakana n'umugabo dusezeranye mu mategeko nibura. Evode we yavugaga ko ashaka ko twibanira nta by'ubukwe, cyane ko n'ubundi namwikundiraga nkumva ahubwo ari gutinda kuvuga ngo ngwino twibanire. Burya umuntu ukunda yatuma ukora n'amakosa akomeye kubwe. Ibyo kwita ku byishimo umuntu akura mu bukwe cyangwa ishema umuntu abahesheje ababyeyi be n'umuryango we narabiretse, kuko nireberaga urwo yanyerekaga ko nkunze, nkitekerereza ukuntu mu rugo tuzaba tubanye nk'abari muri paradizo, mbese nka Adamu na Eva bataracumura. Nkumva rwose nahita nigendera, wenda tukajya twicara ku itaka tukarara aho tubonye, ariko nibanira n'uwo nkunda. Evode rero kumbwira ngo ashaka guhura nanjye, akarenzaho ko ku nshuro ya mbere tugiye kuganira ibintu bikomeye, naribwiye ntari abashaka kunyambika impeta ya fiyansaye. Uko biri kose ashaka ko dufata itariki yanyu tuzasezeraniraho. Ubanza hari urukundo rwari rwarampinduye umusazi. Nta kindi nabonaga uretse kwimagina ukuntu yari ko ari kumbwira ati Tanasha ndagukunda cyane. Ni ukuri gukomeza kuba ukubiri nawe birandambiye. Nshaka kujya mbyuka nkakubona iruhande rwanjye, najya mu kazi wenda bikaba ngatanyerewe, nkagusanga mu rugo ntegereje ukampobera, nkakubwira ko ngukunda nawe ukambwira ko nkunda. Nitekerezaga ukuntu byari gutangira ku munota wa mbere tugihura, akabanza kumpobera nk'uko yabigenzaga, akandeba mu maso, akirebesha hirya akambwira turasa neza bebe. Noneho muri njye numvaga ko turahita dushaka aho twicara, nkamwigamaho, akambwira imishinga yose yari ari gupanga mfashe ikiganza, akagira nzaho ibitekerezo nkabimuha. Muri njye numvaga ibyanambwira byose ndi bubyemere, kuko nyine byari kuba ari ibiganisha ku kubana, niko nabitekerezaga. Nk'umugabo wari witeguye ko agiye kubwirwa ayo magambo, njye n'umusore nakundaga byo gupfa tugafata itariki tukamenyaho bya nyabyo, tukayimenyesha abantu bakamenya ko natwe tugiye gusezerana mu mategeko. Narebye mu myenda yanjye yose mbanza kuburamo ari imwe ugendanye n'uwo munsi. Numvaga nayagaye, nkumva uwo munsi udasanzwe. Nyuma nabonye iyo nambara yari imbereye, nireba mu maso niba ameze neza, umusatsi wanjye nkongera kuwutunganya kenshi kandi narabonaga ko umeze neza, ngahindukira ngatera intambwe ngo ndebe ko mberewe, hanyuma amaguruka mu rugo njya kumureba. Twarahuye ndamuhobera, ariko amuhobera mu buryo budasanzwe. Uko yamuhoberaga mbere byari bitandukanye no kuri uwo munsi. Ubundi yaramuhoberaga akankomeza, akamara umwanya munini amuhobeye, ari kumbaza amakuru mu ijwi riri hasi asa nk'unyongorera, ibintu byansazaga cyane. Ariko kuri uwo munsi ho yaramuhobeye ahita ndekura, sinabitindaho cyane, twicara aho twari twateguye kwicara.
twabazanyije amakuru mubwira uko meze ko nishimye kandi ahantu hose ndi mutaraga arishima cyane nawe arambwira ati Tanasha urabizi ko ngukunda kandi naragukunze cyane pe ariko hari ikintu nshaka kukubwira umutima wabaye nk'unsimbuka ariko nimbwira ko wenda hari ubwo uzahera ngambwire ko wenda itariki yo gusezerana yamaze kuyifata atamenyesheje namurebye mu maso mureba nitonze nk'uko nabikoraga arambwira ati Tana kubivuga biragoye njye rero natinyaga no kumuvuga mu izina ndamubaza ntibimeze bitese habaye iki niki kiguteye ubwoba nawe atirika nihangane mbikubwire yamaze nk'umunota atari kuvuga umutima wanjye utangira gutera vuba ngira ubwoba ukuntu numva bitangiye kwivanga yarandebye arambwira ati ubu abantu bazi ko wanyubakiye inzu abantu bazi ko yatabowe ntari kuzigera nubaka naramubaje nibyo se birabareba ubundi se babashingira ku kibavuga ko nakubakiye yarambwiye ati ariko ubundi karahandurika niba wakwiyumvisha ukuntu biteye ikibazo nanjye nti sheri imyaka 5 yose tumaranye wumva hari igikwiriye kugukanga ubundi se akazi ko kudoda nkora niko gatuma wabivuga bakumva ko nakuyemo amafaranga ya kubaka inzu njye numvaga bitumvikana Evode yahindutse mu maso ariko Roza arambwira tutazongera kunyita sheri ibyo nifuza ko birangira ni nacyo cyanzanye sinifuza ko uyu mubano wanjye ukomeza nagize ngo ari kwikinira ndamubaza none se sheri ibyo nibyo bitumye hinduka ukabaseriye bigezaho wajya ugabanya urwenya koko wowe waje ngo tuganire ibintu bizima bitigeze bibaho tutigeze tuganiraho bikomeye none nyumvira ibyo utangiye kuzana kandi ubu nifite amatsiko rero mbwira icyo ushaka kumbwira yarambwiye tubyemere cyangwa ubyange ubyite uko ushaka gusa njye ndakomeje Tana kubana n'umukobwa bavuga ko yanyubakiye inzu sinabikora na gato ni ukuri njye sinabana nawe yahise ahaguruka nsigaho ngo anyereka ko akomeje ndamukurikira ngo mugarure ariko akomeza kugenda kubyakira byarangoye pe kubera ko hano twaganiriraga hari aho abantu banyura natewe isoni nuko hari uwari kumbona narize naboroze ndahaguruka ndagenda njya mu rugo ariko nyine byivanze uwo munsi kurya byarananiye aho narindi kwa musaza wanjye mukuru baranyiginga bambaza ibyabaye nanjye mpitamo kubabwira uko byagenze nabo barababaye kuko bari bazi ko ngiye kubana na Evode akaba yarankoze ibyo bintu ku munota nafataga nk'uwa nyuma nk'umuntu wari unyanze muri ubwo buryo ku mpamvu njye numvaga zitumvikana natangiye gushakisha amakuru hirya no hino ngo menye icyari kibyihishe inyuma naje kumenya ko burya Evode yari afite undi mukobwa witwa Tamara bari gukundana muri iyo minsi mu by'ukuri abantu bose bari bazi ko ari uzabana nawe navuye kuri abo babyeyi banderaga nigira kwa musaza wanjye ngo nitegure kubana n'uwo nari narihebeye yari inzozi z'urukundo rwanjye nibwira ko zigiye kuba impamo kwa musaza wanjye mukuru nabo bari banshyigikiye cyane bamaga ishyamba n'akarima nagombaga kujya mpinga mu rugo rwanjye kuko bibwiraga ko ndi hafi gusezerana na Evode mu gihe nari ngikomeje gushakisha amakuru rero naje kumenya ko Evode twakundanaga yaje kugirwa mu matwi n'umukobwa wamukundaga cyane ariwe Tamara kandi ko yari yaramukunze kuva kera baraganiriye amubwira ko gushaka imfubyi nkanjye itagira icyo ifite ari ukwikoza ubusa yanamubwiye ko umukobwa w'umukene nkanjye yamufashije kubaka ariko ko inzara izabatsinda mu yo wubatse kubera Evode ahita ndeka kubera ayo magambo gusa bamubwiye byansubije inyuma mu bitekerezo nibuka ukuntu yarazi ibyanjye byose kuko nari narabimubwiye n'imbaraga zose nari narakoresheje ngo mushyigikire byose yarabitesheje agaciro naribazaga nari ko tutabeshye ayo magambo umukobwa yamubwiye natumye ndeka cyangwa wenda nuko atigeze ankunda gusa byigereranyije na Tamara nari nciriritse cyane mu ngeri zose nta babyeyi nagiraga yaba papa cyangwa mama kandi we yarabafite nakuze ndererwa mu ngo zitandukanye zaba iz'abasaza banjye urwa mukuru wanjye no muri uwo muryango wundi tutari dufitanye isano kandi we yari yarakoranye n'ababyeyi be kugera icyo gihe nari umutayeri Tamara wari umucuruzi afite butike mu by'ukuri nta hantu nari mpuriye nawe na hamwe ariko nanone ntekereza ko Evode nawe yamwikundiraga niwe wakuruwe n'ubwo butunzi bwe akirengagiza urukundo nari naramukunze mu gihe cy'imyaka 5 nyiraho kwa musaza wanjye mukuru Evode amaze kunkatira nta kindi natekereje uretse ukuntu navutse mu bana 5 nkavuka ndi bucura abahungu 2 n'abakobwa 2 nakuze nk'abandi bana bose ariko nta papa mfite nuko wenda umwana utaruzuza imyaka 2 abakiri muto cyane atabasha kumenya niba umuntu yarapfuye yewe utabimubwira ngo abyumve gusa navutse mbabaje mvuka mama na basaza banjye ndetse n'abakuru banjye bari mu gahinda kuko nta gihe kinini cyari gishize papa apfuye kuri iyo myaka 2 nubwo nabwo nari nkiri muto nasobanukiwe neza icyo urupfu ari cyo mama nari nsigaranye nawe yarapfuye icyo gihe mama apfa basaza banjye 2 bari barashinze imiryango bafite abagore bakuru banjye nabo bari bakiri bato ku buryo batari kubasha kwibeshaho ngo nanjye bandere kuko nari ngifite imyaka 2 gusa byarangiye tugiye kurerwa kwa nyogokuru turi 3 ni ukuvuga njye nabo uko iminsi yagendaga ishira nanjye ariko nkora nibwo nisobanukiwe neza ngamenya ko burya mama yapfuye ngifite imyaka 2 kandi ko papa yari yarapfuye mama akintwita nibe na mama nari narabashije kurerwa nawe mu myaka 2 gusa ariko papa we sinigeze mbaho mu gihe kimwe nawe ariho ako gahinda kamparaga ku mutima nkumva niyanze nkibaza impamvu n'ijye byabayeho ariko nanone nkikomeza kuko nari mbihuriyeho nabo twavukanaga bose nubwo nari narabuze ababyeyi bakuru banjye n'abasaza banjye nabo byari uko twari duhuje ibyago
twakuriye kwa nyogokuru njye na bakuru banjye ariko ntibatinze gushaka maze nsigarana na nyogokuru njyenyine. Ikibabaje cyanankomerekeje cyane nuko n'uwo nyogokuru wanjye yapfuye. Noneho nararize kuko nari nsobanukiwe ibibi by'urupfu n'icyo bisobanuye gupfusha umuntu twari tuziranye amfatiye runini mu buzima. Urupfu rwe rwaranshenguye kuko ariwe nibwiraga ko ari mu cyimbo cya data na mama. Yarapfuye nsigara numva ko mbaye nyakamwe. Noneho byose nabonye ko mbihuje na bakuru banjye cyangwa basaza banjye kuko bari barishakiye babana n'abagabo babo n'abagore babo, bamwe bafite n'abana. Njye nari nkiri umukobwa uri aho utaragera n'igihe cyo gushaka. Kubera ko nari nsigaye njyenyine byabaye ngombwa ko njyanwa kwa musaza wanjye muto. Kubana na muramukazi wanjye byaranze njya kwa musaza wanjye mukuru ho mbasha kuba igihe kirekire. Icyo gihe nari umunyeshuri naratangiranye imyaka nk'iy'abandi batangirana. Kuko nari mfubyi ku babyeyi bombi, hari umushinga wamfashaga mu myigire yanjye ukama ibikoresho by'ishuri ndetse n'amatungo yo kumfasha kubona agafumbire. Ba nyiri umushinga batwitagaho kuko baduhaga n'imbuto yo guhinga mu mashyirahamwe. Icyo gihe mbo kwa musaza wanjye mukuru ndi umunyeshuri witabwagaho, ngeze mu wa 5 segonderi nibwo namenyanye na Evode. Yari umwana mwiza unkunda ku buryo nanjye kumukunda kandi nkamwimariramo bitangoye. Nubwo atari kunyibagiza ko napfushije ababyeyi ariko yamuzaga amarira agatuma mbona ko hari umuntu unyitayeho nsigaranye ku isi. Aho niho urugendo rw'urukundo rwanjye rwari rutangiriye. Nari mbyishimiye kuko nabonaga Evode afite umutima wera nkunda urukundo rutagira icyasha. Kubera ko nabaga kwa musaza wanjye mukuru, muramukazi wanjye yari yarampaye imirimo nagombaga gukora. Mu gitondo nkaba naragombaga kubyuka nkajya kuvoma nkazana amazi bari bukoresha ku manywa, ngashaka n'utwatsi tw'amatungo bari boroye. Nabonaga kujya kwiga ari uko mvuye kuvoma no guha ayo matungo utwo twatsi, ariko ntibyabaga bivunanye. Ku manywa muramukazi wanjye na musaza wanjye bajyaga guhinga bagatahana ubundi bwatsi, nyuma y'amasomo nkaza gutaha ibyo kwahira byarangiye. Nakoraga uturimo dusanzwe two mu rugo, yewe bakamara ubugari, naba mfite utuvoka nabaga narataze nkatujyana ku gasoko kandi mugoroba kabaga karimo imboga n'imbuto. Aho rero niho nahuriraga na wa musore Evode akamperekeza ntashye kuko bwabaga butangiye kwira. Iyo twabaga dutashye yamfataga ikiganza akagenda mbarira inkuru zitandukanye nanjye si uguseka ngahwera. Yanteraga imitoma agashushanya uko mu rugo rwacu bizaba bimeze, noneho nanjye nkaba nk'umusazi nkumva ntangiye kuguruka mu kirere kandi nta mababa mfite. Ku wa 6 wo guhura byabaga bigoranye kuko najyanaga n'abanderaga no kuvuga musaza wanjye n'umugore we mu murima, naba ntagiye nkajya muri ya mashyirahamwe yo guhinga y'abana b'imfubyi nabagamo ku ishuri. Kubera urukundo nari nibereyemo numvaga ubuzima butangiye koroha mu buryo nanjye ntari niteze kandi mpamya ko butanturutseho. Nasoje amashuri yisumbuye nta diplome mbonye, nsubira gusibira nabwo biranga sinabona impamyabumenyi. Nari ngikomeje gukundana na Evode, umusore wamfashaga mu buzima busanzwe mu gihe udukoresho twabaga twanshiranye. Yarampumurije yansaba kuticira urubanza ngo numve ko ntakwiriye cyangwa ngo niteshe agaciro nishinja amakosa, ahubwo ambwira ko nkwiriye gukomera kandi ko nyuma ya zero ubuzima bukomeza. Nari narababajwe na byinshi, nari buriye ababyeyi bombi na nyogokuru kandi nari nkiriho. Kubura diplome rero ntibyari konyica. Nanjye narikomeje nemera ko ubwo bibaye nta kundi, nubwo bwose bitaba byoroshye kwiga uzi neza ko uzabona diplome bikarangira uyibuze, wanasibira ntuyibone. Abantu bakuvugaho amagambo menshi ukaba wanakwirakarira wowe ubwawe ukitesha agaciro. Ibyo kwiga rero bimaze kunanira, wa mushinga nabagamo wamfashaga kubona ibikoresho by'ishuri, banyishyuriye imyuga ariko banyohereza mu kandi karere, bansabira icumbi ku mama wari ukuriye uwo mushinga mu ntara. Nari ngiye kwiga kudoda mba mu rugo rwe. Ubuzima bwanjye bwasaga n'ubuhindutse kuko aho hantu hari mu bakire ari no mu mujyi. Ntababeshye byabanje gusa n'ibingora kuko nari menyereye kwibera mu cyaro mu buzima buciriritse, ariko ntibyatinze nageze aho ndamenyera. Icyo gihe nabwo nari ngikomeje gukundana na Evode kandi noneho urukundo rwarushagaho kwiyongera kuko twese twakundanaga tuzi ibyo turimo, tunafite intego twifuzaga kugeraho. Kwiga nibyo byadutinzaga gusa ubundi tukibanira nk'uko twajyaga tubiganiraho. Namaze umwaka niga harimo no gukora imenyerezamwuga, ibyo bamwe bita internship cyangwa stage. Nsoje kwiga kudoda naje gusaba ababyeyi kuri uwo mama uhagarariye umushinga kuhigumira nkagumana nabo. Icyanshimishije nuko batazi yaje, we n'umugabo we babiganiriyeho barankundira banyemerera kuhaguma. Icyo gihe cyose navuganaga na Evode urukundo rugurumana muri njye. Ndi kuba muri urwo rugo kuri uwo mama witwaga Teresa, nangiye umwaka wa 2 wo kuhaba Evode yaje kunsura. Kubera ko Teresa n'umugabo wari w'ababyeyi navuga ko nari mfite naramuberetse, naterwaga ishema nawe ku buryo kuvuga ko ari we tuzabana byanyoroheraga cyane. Maze kumwereka ababyeyi nk'inshuti yanjye baganiriye nawe, ubona afataga nka papa aramushimira cyane nanjye birandenga. Nta kintu kiryoha nko kuba ukundanye n'umuntu imyaka myinshi waramwimariyemo, wamuhuza n'ababyeyi nabo bakamushima, by'umwihariko umupapa akaba ari umushima cyane. Byaranshimishije umutima uracya, iryo joro numva nsinziriye neza kurusha andi majoro yabanje. Aho mu rugo kwa Teresa baje kungurira imashini idoda kuko nari nsoje kubyiga kandi nta bushobozi nari mfite bwo kubyigurira. Bamfataga nk'umwana wabo nanjye mbafata nk'ababyeyi banjye, narasezeye imihangayiko. Gusa mu buzima busanzwe abo babyeyi bagiraga umwana umwe kandi nawe yari yaranyakiriye amfata nka mukuru we kuko yari muto kuri njye. We yarakiga mu mashuri yisumbuye, njye nararangije.
kuba inshuti ye byaranyoroheye kuko nawe ubwe yabaga yishakira ko ntazava iwabo. Umwaka wakurikiyeho naje gupanga ibyo kubana na Evode, bikava mu magambo no mu mitoma nk'uko twahoraga tubiganira, bikajya mu bikorwa tukabana bya nyabyo. Yaraje bivuganaho n'ababyeyi avuga ko nagenda tukibanira tudasezeranye. Barabyanze bavuga ko byibura badufasha tukajya mu murenge kuko yari yarubatse inzu. Ibyaburagaho ngo ibe nziza kurushaho ndetse n'ibikoresho byo mu nzu barabitwemerera ngo tutagira indi mpamvu yo kwitwaza ari gutuma tudakora ubukwe. Nk'umuntu wari uri kwitegura ubukwe nahise njye kwa musaza wanjye mukuru ngo buzaba ariho ndi nzabe nkomereza mu rugo rwanjye kwa Evode. Ibyo byose rero byabaga ntazi ko Tamara wahereye kera amwikururaho yari hafi kumwigarurira ngasigara ndirira mu myotsi, umutima wanjye ugakomereka mu rwego rukomeye. Nuko byagenze Evode ansaba ko duhora nzi ko tugiye gufata itariki y'ubukwe, we yateguye kunsezera. Yambwiye ko atabana n'umukobwa nkanjye byavugwaga ko yamwubakiye, yikundanira n'umucuruzi wa butike ari we Tamara, njyewe umudozi arandeka. Namaze iminsi ntarya ngo bimanuke neza, ntangira kunanukira kwa mukuru wanjye. Gusa agatima kakundaga gutera kambeshya, kambwira ko urukundo twakundanye mu myaka 5 rutari gupfa ubusa. Hari ubwo nabitekerezagaho nkagira icyizere, amarira akaba aretse gutemba ku matama yanjye. Nageragezaga kumuhamagara ntamfate, aho mfate nkamutakambira ngo dusubirane, nkamwinginga cyane agahita akupa akigendera. Hari ubwo narotaga twasubiranye, nkumva ko nyine ubwo isaha ku isaha yagaruka akansaba imbabazi, akambwira ati Tanasha, ni ukuri sinatuma imyaka 5 dukundana ipfa ubusa. Ndagukunda sinakureka, ibindi mbishyize ku ruhande. Tamara ndamuretse dusubukure gahunda zacu twibanire. Nuko nishukaga niko inzozi nahoragamo zabaga zimeze, kandi hari n'igihe no ku manywa nabitekerezaga, ariko noneho ibyabaye nyuma yaho byanteye gutekereza kwiyahura. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa kutagira ukwa kabiri, nyuma y'ibyumweru bitagera muri 5, nta minsi 30 irashira neza, nyibwira ko hari andi mahirwe ko wenda ari kuzagera akangarukira. Evode wanjye nakundaga cyane byarenze urugero, yasezeranye imbere y'amategeko na Tamara. Gutekereza ku kuntu inzozi zanjye zose zari zipfuye ubusa, ibyo natekerezaga ko tuzagera akabikorana n'undi mukobwa, byarampungabanyije ntubwenge mu buryo bukomeye. Nataye umutwe cyane, ubuzima bwanjye burajagarara, nsubira kwa babyeyi nabagaho, ni ukuvuga kwa Tereza. Nibura kwa Tereza ho hari kure cyane yo kwa musaza wanjye mukuru, kuko kwa musaza wanjye hari muri quartier zimwe no kwa Evode. Niho yari yarubatse kandi niho yari kubandira na Tamara. Nagiye kwa Tereza kubera ko nifuzaga kubahunga. Iyo mpaguma nkajya mbabona bari kubana, basohotse mu rugo bafatanye ikiganza nk'uko byagendaga ndi kumwe nawe, numvaga ko bizagira bikanduritse umutima burundu. Nk'abari ababyeyi banjye, Tereza n'umugabo we bari papa na mama, Imana yari yaranyihereye, bamvuje mu bigendanye n'imitekerereze nongera gusa nk'usubiye ku murongo. Aho nari ngeze noneho umutima wanjye wari warabayibuye, sinumvaga ko hari ikindi kintu cyari kuzigera kimbabaza kuri urwo rwego. Ibya Evode narabyakiriye, nemera ko ubwo nyine imyaka 5 dukundana yari ukugira ngo nzagira agahinda gakomeye nsigare meze nk'igishushango. Naje gukomeza ubuzima ngera kuri rwa rwego nibwiraga ko maze gukira neza, ariko narishukaga. Nisubiriye kudoda kuko ari byo nari narize, nifitiye imashini yanjye naguriwe no kwa Tereza. Impamvu uvuga ko ibikomere bitari byagakize nuko nahise nishora mu bikorwa bitari byiza. Ihungabana nari naratewe na Evode no kwishyiramo ko nari ngiye kuba umugore. Umugabo wese umvugishije nkamwakira, kandi bikarangira bamwe na bamwe harimo n'ababaga bafite abagore turyamanye. Natangiye ubuzima bwo kwikunda bikabije, ntangira kujya ntwara abagabo b'abandi umunsi ku munsi. Nabikoraga nihishe, ariko kuko nabikoraga cyane bigeraho biramenyekana, abagore natwariraga abagabo bagahora banyiyama. Ntacyo byatangaga kuko iyo babimbuzaga ahubwo byarushagaho gukomera. Nanjye nari nariyobewe, nibwiraga ko ari bwo buzima nari nkwiriye kubamo, muri njye nkaba nkuri kwihorera kuri Evode wari waranyanze akibandira na Tamara. Muri uko gutwara abagabo b'abandi naje gukundana n'umugabo wari waraje gukorera mu gace twari dutuyemo akora ubwubatsi. Igihe cyose yumvaga nkeneye mu buryo bwari bwo bwose yarambonaga. Akihaba nari meze nk'umugore we, kuko nta nari mwigiza nyifuza ngo mbure. Ugereranyije n'abagabo b'abandi natwaraga ariko bagakomeza no kubana n'abagore babo, we navuga ko nari naramwigaruriye burundu, cyane ko atari afite umugore muri izo quartier. Muri make ninjye wari umugore we, nk'umuntu wari waraje gupagasa, igihe cyarageze nawe aragenda. Njye ntacyo byari bimbwiye kuko ntiyari umugabo wa mbere cyangwa wa nyuma twari duhuye mu buzima. Ariko kigenda nasanze narasamye ngira ubwoba, nahise mfata umwanzuro wo kubimumenyesha, muhamagaye ambwira ko azabyigaho. Kuva ubwo ntiyongeye kunyitaba, namuhamagara akajya nkupa ageze aranamburuka. Kuba naratwaraga abagabo b'abandi ni mu rugo rw'abantu bandiraga nta sano dufitanye, ubwabyo byari ukurengera. Nari nkwiriye kubabera umwana mwiza nkitwararika, ariko njye nari mbihuhuriye rimwe ntwarinda. Umugabo wari warayinteye, nakomezaga kumuhamagara kandi mbizi ko yamborotse, yashyize muri blacklist. Aho kugira ngo kwa Tereza banyirukane cyangwa ngo banyuke nabi, banyinume kandi banyereke ko nta muntu wari undimo, banyitayeho kuva bakimenya ko ntwite. Ntibigeze banyirukana cyangwa ngo bantererane, ahubwo narabyaye bangurira ibikoresho by'umwana, bagura n'ibyanjye. Umwana bamwita izina nk'ari bo bari bamubyaye, ndetse bamwakira nk'umwuzukuru wabo. Wa mugabo wari waranteye inda we, narinze ngira igihe cyo kubyara atarongera kumvugisha.
abo babyeyi barankunze ni ukuri na n'ubu ndabashimira kandi nzahora mbibashimira mu gihe cyose nzaba nkiriho kuko babaye ababyeyi nk'abamaraso. Nyuma yo kubyara umwana w'umukobwa mwiza cyane nakomeje kujya mu bagabo ndetse ntangira kwitwara nabi mu rugo. Nararengeye bigeraho Tereza ananirwa kunyihanganira. Si we gusa nitwaragaho nabi n'umugabo we namwitwaragaho nabi. Hagati aho wa murumuna wanjye wankundaga cyane, ndavuga umukobwa wa Tereza, yaje gushaka umugabo ariko ashaka yarambyariye umwana muri batisimu. Kubera ko mu rugo nari ntagiye kwitwara nabi ndi kubabaza nkanabarakaza, nagiye kumusura mbariho nibera mu minsi mike. Narahamara kabiri natangiye kwitwara nabi ku mugabo we, birangira dushwanye nsubira mu rugo kwa Tereza. Naho nakomeje kwitwara nabi, noneho barandambirwa maze baransezerera. Mfata umukobwa wanjye wari umaze kugira imyaka 3 y'amavuko tujya kuba kwa mukuru wanjye. Nari mvuye mu mujyi kwa Tereza ngiye kuba mu cyaro cyaho mukuru wanjye yari yarashakiye. Nagezeho kuba muri icyo cyaro mu buzima bwa gikene birananira neza. Naravuye njya kwishakira akazi ko mu rugo mu bakire kugira ngo nibura nsubire mu buzima nari menyereye nyiba kwa Tereza. Ingeso yanjye nayo naragendanaga aho ngeze hose, urugo rwose ngiye gukoramo akazi ko mu rugo ngashaka gutwara abagabo babo bikarangira banyirukanye. No gukorera abakire imirimo yo mu rugo byarananiye, nsubira kwa mukuru wanjye hamwe n'umukobwa wanjye. Nasubiyeyo ntangira kwitekerezaho, nisuzuma ntibereye nsanga narakabije. Abagabo nari narahuye nabo bari bamaze kuba benshi cyane kandi nanjye nifuzaga kubihagarika uretse ko byari byaramaze kumbata. Hari igihe nibwiraga ko umunsi wa nyuma wo kubikora wageze, ahubwo nkisanga nsa n'uri gutangira. Nta kintu cyarushagaho kumbabaza nk'iyo nibukaga ukuntu Evode yankatiye maze gukundana nawe imyaka 5, yarangiza akankatira ntari mbyiteze. Namwifurizaga kubaho nawe akandavura ariko ntibyabaye. We n'umugore we bakomeje kwibandira neza nubwo ibibazo byo mu bashakanye bitabura. Ibyo rero byatumaga aho mbonye umugabo hose nanjye mwigarura kugira ngo nimara agahinda. Mukuru wanjye abonye ngarutse ntiyanze ko mbana nawe, njye n'umwana wanjye yatwitayeho kandi kugeza n'uyu munsi umwana wanjye ariga neza. Muri uku gukomeza kwiyandarika nanjye natunguwe no guhura n'umusore akankunda. Ngikora akazi ko mu rugo hirya no hino naje kumenyana n'umusore witwa Amani. Amani yari umusore ukiri muto nubwo ntamuruta mu myaka. Icyakora arambonye ahita nkunda. Yansabye nimero nyimuhanze ko ari ukujya tuvugana, yakenera ko twishimisha bikaba kuko nabikoranaga n'abandi bagabo benshi. Sinibwiraga ko atari yo ntego yari afite, ahubwo yankunze kuko yifuzaga ko tubana nkazamubera umugore. Nanjye naramwizeye ndamukunda kandi uko yakomezaga kumbwira ko yifuza ko twibandira kenshi niko byatumaga ndushaho kumwiyumvamo. Byatumye mubwiza ukuri ndamubwira na Amani, uri umuntu w'agaciro cyane kuri njye, ariko ndi umuntu wanyuze mu buzima bugoye kandi kugeza ubu mfite umwana w'imyaka hafi 5. Ni ukuri sinshaka kugira uwo mbabaza cyangwa ngo nishyire mu mubano nzi kutazaramba. Nzi neza agahinda kava mu kwangwa n'uwo wakundaga, aho kugira ngo uzisange warankunze urugo utabasha guhagarika ngo numenye ukuri ko mfite umwana umara igihe warananiwe kunyikuramo. Bikora uyu munsi ukomeza ubuzima bwanjye nanjye nkomeza ubwanjye. Sinifuza ko wamara kunkunda nanjye nkagukunda noneho ukazanyanga umenye ko mfite umwana, nanjye ni ukuri kubyakira byazananira kandi sinifuza kongera gukomereka. Yego tuzakomeza kuvugana ariko iby'urukundo byo ntibyashoboka mfite umwana. Nabivuga gacecetse ariko ndebana impuhwe mu maso nanjye nkomeza kumubwira na Amani, byari ngombwa ko nkubwiza ukuri. Ndabibona ukuntu nyitayeho no kunyereka urukundo ariko sinshaka kujyana mu buzima utiteguye kubamo. Urukundo rurashukana rimwe na rimwe rugatuma umuntu afata imyanzuro ahubutse. Sinzi niba urukundo uvuga uzakomeza kurunkunda mfite umwana kandi sinshobora kumwihakana. Ni ukuri sinagusaba kwakira ibintu bikomeye nk'ibi uri umusore. Wowe ufite amahirwe yo kwishakira umukobwa utarabyara mugatangirana ubuzima nta kindi kibazo kibabangamiye. Sinshaka ko wazicuza nyuma. Mbabarira unyikuremo nanjye ngiye kukwikuramo. Ureke gutekereza ku byo kuba nakubera umugore. Nifuza kubaho neza utikoreye umutwaro utari uwawe. Amani yakomeje kundeba mu maso amfata ikiganza aramaze ati Tanasha urankunda? Nanjye nti ndagukunda Amani kandi kurekana nawe bizangora. Sinifuza ko njya kure ariko nanone nta kundi byagenda. Nakoze amakosa menshi ndiyandarika birangira ntwaye ndambyara umwana w'umukobwa. Uretse n'ibyo nta mitungo mfite ku buryo wazishimira ko nibura nanjye hari ikintu nazanye gifatika. None ni gute nakwizera urwo nkunda nkibwira ko rutazarangira? Ni gute wakunda umuntu udafite ababyeyi, udafite se ntagire nyina, utagira nyirakuru, warerewe ahantu hatandukanye kwa mukuru we, kwa basaza be no mu bo badafitanye isano no mu ngo z'abakira akora akazi ko mu rugo, warangiza ukanavuga ko wifuza kubana nawe? Wari uzi ko umugabo twabyaranye atigeze yemera umwana? Papa w'umwana kugeza ubu ntituvugana kandi umwana ari kuzuza imyaka 5. None wowe ni gute wakwishyiraho uwo mutwaro? Mu ijwi rituje cyane ririmo impuhwe nyinshi Amani yarambwiye ati Tanasha, numvise ibyo umbwiye byose kandi ndabigushimiye. Nta kindi nkuyemo uretse kumva ukuntu ari umukobwa wiyubashye uzi icyo ashaka kandi wita ku mwana we. Kuba ufite umwana witaho ukunda, kuba ufite amateka yahise atari meza kandi ababaje, kuba udafite ingano y'ubutunzi wifuza yatuma wigirira icyizere ukumva ko wakundwa kandi ugakunda, ibyo ntibikugabanyiriza agaciro ahubwo birakakongerera. Ufite umutima ukomeye, erega abandi ndabazikuramo none wowe wemeye kubyara.
ibigeragezo ducamo biberaho kutwigisha. Umeze nk'icyuma cyasuzumwe binyuze ku muriro. Iyo kidakongotse biba bigaragaza ko gikomeye kandi ko ari icyuma cya nyacyo. Tanasha, ibyo wanyuzemo ntibyaguhuye, wakomeje kubaho. Nizera ko byakugize umuntu ukomeye ushoboye kuba mu buzima ubwo ari bwo bwose kandi akabubamo yemye. Haba mu bibazo no mu byiza ukomeza kuba wa wundi, ukita ku nshingano zawe kandi wakora buri kimwe ngo wite ku mwana wawe. Ese ibyo nta kindi bisobanuye? Ushobora kuba wibwira ko kuba ufite umwana byatuma ntagukunda, ariko ujya wibuka ko urukundo nyarwo rutareba ibyo umuntu afite cyangwa yabayemo, ahubwo rureba umuntu nyirizina uwo ari we. Iyo tuvugana numva nezerewe kandi ubuzima bwanjye burushaho kuba bwiza kuko ngufite. Uko bwije n'uko bukeye urukundo nkunda rungira undi muntu, rugatuma numva ko mfite agaciro, nkabona ko ahazaza hanjye hazaba ari heza. Ni ukuri rwose utuma nimva nk'umuntu w'umugabo. Tanasha, ndagukunda kandi ngukunda uko uri. Umwana wawe si ikibazo kuri njye, ahubwo ni umugisha, kandi uretse kumwakira nkamugira uwanjye, nzamwakira no mu mutima wanjye nk'uko nawe nakwakiriye mu mutima wanjye. Sinshaka undi muntu wo gukundana nawe mu buzima bwanjye, sinshaka gutekereza ko n'undi wazambera umugore. Erega icyasenya urugo si uko umwe yaba afite umwana undi atamufite, ahubwo uko tuzitanaho, uko duhuza n'uko twiyumvanamo nibyo bizabigiramo uruhare. Urankunda kandi nanjye ndagukunda, ikindi ushaka ni iki? Ndabizi neza ko kubana n'umuntu ufite umwana bishobora kugira imbogamizi, ariko iyo umuntu akunda undi by'ukuri yitegura kuzakemura ikibazo cyose cyazabiturukaho. Nifuza ko unyizera wowe n'umwana wawe mukazangira uwo mwishingikirizaho, uwo muzabana mukishimira ko ahari, nubwo rimwe na rimwe bishobora kuzaba bigoye. Tanasha, ndifuza ko twubaka ejo hazaza turi kumwe, yaba njyewe, wowe n'umwana wawe. Ntumakanire kuko utekereza ko ntiteguye kubana nawe. Njye nzi neza uko umutima wanjye umeze, uragukunda. Niteguye kukwihanganira, kukurwanirira no kukwitangira, kandi sinzabigukorera wowe gusa, nzabibakorera mwembi. Niba urukundo rw'ukuri rutabaho, reka turutangize, tuba aba mbere barukundanye. Ayo magambo yankoze ku mutima, nisanga namuhobeye ndi kurira cyane. Siniyumvishaga ko hari umuntu wazankunda n'ibyo nanyuzemo byose. Numvise ibyo ambwiye, byo burya yaransezeranyije ko azemera umwana wanjye nk'ahari uwe, binyereka ko urukundo rw'ukuri rurenga imbibi. Naramushimiye cyane kandi ndamwizera kuko atiteye ku byo benshi babona nk'imbogamizi. Kugeza ubu mfite amani, mfite umusore unkunda kandi wifuza ko tubana. Kubera urukundo yankunze kandi akomeje kunkunda, nsigaye ntinya gukora icyamubabaza cyose ngo wenda mutendeke cyangwa muce inyuma. Yanteze amatwi, yumva neza ibyo nakoze byose, arabyihanganira, angirira icyizere, arambwira ati nze neza kandi njye waburaga. Icyaguteraga kubikora ni uko urukundo rwakubereye rubi rukagutera guhungabana, ariko nzakubera igisubizo cy'urukundo wabuze, bityo nawe uzambere umwizerwa kandi unyemerere ko ugiye guhinduka. Tanasha, ndakwizeye kandi nzi ko dufatanyije tuzagera kuri byinshi. Mvugishije ukuri, kubera amani ubu ndi gukira singikunda abagabo b'abandi. Niyemeje gukundana nawe kandi nifuza ko tuzabana kuko ankundira umwana, nanjye akankunda uko ndi. Namubwiye kuko atereza bambaniye, bakambera ababyeyi, bakanyihanganira mu bihe byose, kandi bakaba bakomeje kumfasha. Arambwira ati abo bantu ukwiriye kubasaba imbabazi nubwo baba barakubabariye utarazibasaba. Bakurereye umwana nawe bakwitaho. Umwana yageze mu myaka 3 n'igice mu kibayo, bamufasha mu bintu byose. Nawe wahabaye imyaka 8 kandi n'ubu bakwitaho. Baguhaye n'igishoro gutangira ubuzima, ubu uradoda, wiha icyo ushaka cyose, ukita no ku mwana wawe. Urumva se nubwo utabasaba imbabazi udakwiriye no kubashimira nibura? Byatumye ndushaho kumwizera, mbona koko tuzabana. Yego na Evode niko nabyibwiraga, ariko mani we umutima wanjye umpamiriza ko atazampinduka. Akimara kumbwira ko nkwiriye gushimira no gusaba imbabazi Tereza n'umugabo we, yamfashije no gutegura amagambo nari kubabwira kugira ngo nawe bumve ko ngewe bareze, nubwo nabababaje ariko nazirikanaga ineza yabo. Nafashe umwanya njyayo, ndababwira mbashimira byimazeyo kubwo kuba mwaranyakiriye mu gihe nari nkeneye ubufasha kurusha ikindi gihe cyose mu buzima bwanjye. Iyo nsubije amaso inyuma, simbona uko nsobanura uko mwambereye umuryango, mukanderera umwana nubwo namubyaye mu buryo butari bwitezwe kandi budaciye mu mucyo. Nari mvuye mu buzima butoroshye bwo kutagira homba, muranyakira mugira umwana wanyu. Igihe kigeze ntwara inda, uwayintera anyihakana kandi ntiyigeze yemera umwana, ntituvugana kugeza na n'ubu. Ariko mwebwe mwaramfashije, mufata ukuboko, mumbera ababyeyi no mu bihe by'amakosa yanjye. Mwambereye ababyeyi b'ukuri, mumbera ibyishimo byanjye, agahinda kanjye kaba kanyu, no mu makosa nimwanjugunye. Sinzigera na gato mbibagirwa. Nta munsi n'umwe nzigera nibagirwa ubuntu bwanyu n'urukundo mwangaragarije. Mbasabye imbabazi kuko nakoze amakosa menshi, nkitwara nkaho ndi ndashima. Mwankunze urukundo rudasanzwe kandi nzi neza ko ari rwo rwatumye mbasha kugeraho ndi uyu munsi. Ubu mbasha kudoda nkarera umwana wanjye, kandi ubu mfite umusore unkunda wifuza kuzabahesha ikuzo ry'uko mwareze neza.
bakimara kumva ko mfite umusore dukundana kandi wemeye umwana wanjye akaba nifuza ko dukorana ubukwe tugasezerana mu mategeko, byakunda tugasezerana n'imbere y'Imana, baranyishimiye cyane, barampobera, barambwira bati Tana, ubuzima nuko bumeze, ntuzigere na rimwe ucibwa intege n'ubuzima bugoye waba uri gucamo, cyangwa ngo wicire urubanza kubw'ibyahise utahindura ngo bikubuze guhanga amaso ku byiza biri imbere. Rimwe na rimwe mu buzima ibintu biba byiza bikaryoherera nk'ubuki, ubundi bigasharira cyane kurusha umuravumba, ariko uw'intwari asigara yemye nkawe. Ntuzibagirwe ko Imana nta cyaha na kimwe itababarira iyo umuntu yihannye by'ukuri kandi akiyemeza kutazagisubiramo. Yifuza ko tubabarira abandi kugira ngo natwe izatubabarire. Twe twakubabariye kera kandi tukwifuriza umutima ukeye n'iterambere. Ibyahise ubyibagirwe bitazakubuza kwishimira ibyiza ufite ubu n'ibindi bigiye kuza. Nk'ababyeyi bawe igihe cyose udukeneye ntuzazuyaze kutwegera ngo tubwire. Kugeza ubu ndi kugenda mbohoka kandi ngakunda gusenga. Namaze gutangira ubuzima bushya bwo kuba umuntu mwiza. Bifashijwemo no gusenga, abamba hafi by'umwihariko Amani, no gutumbira ahazaza, ndushaho kwizera ko n'Imana yambabariye kandi ko ejo hari heza kurusha uyu munsi. Mfite amatsiko y'umunsi w'ubukwe bwanjye na Amani kandi nizeye 100% ko tuzabukora. Ndagushimiye cyane wumvise iyi nkuru mama y'umukunzi wacu tukaba tugeranye ku musozo. Amazina yakoreshejwe sa ya nyayo kubw'umutekano we yiduhaye. Nyuma yo kudusangiza inkuru irimo amasomo menshi, yifuje ko uzayumva wese yaza asiga igitekerezo kimwubaka. Fata amasegonda make umwifuriza kuzagira ubukwe bwiza no kuzagira ishya n'ihirwe mu rukundo rwe, kandi nibigushobokera ujye umuzirikana amasengesho yawe. Niba hari inama wifuza kumugezaho nabwo ntuzuyaze. Kandi nawe uramutse wifuza kudusangiza inkuru bwite y'ubuzima bwawe, watwandikira kuri WhatsApp binyuze kuri nimero twashyize muri description y'uyu muyoboro.